nk'uko mubimenyereye tuganira ku bijyanye n'imirire tugamije kubungabunga ubuzima, tukagenda turebera hamwe uburyo butandukanye dushobora kurya ibiryo bikatugirira umumaro. Hari n'ubundi buryo dushobora kurya ibiryo bikaba inkomoko y'umuze n'indwara zitandukanye. Uyu munsi ngiye kukubwira ibiribwa bitandukanye utagomba kuvanga na avoka, bitewe n'uko bishobora guteza ikibazo ushobora kuba wariyibonyeho cyangwa se uhora ubona buri gihe, ndetse bishobora no guteza n'ibindi bibazo bikomeye ushobora kuzamenya nyuma y'uko byatewe n'uko wagiye ufata avoka ukayivanga n'ibiribwa bitemerewe ubundi kuvangwa nayo. Wavuga uti rero twariye avoka kuva kera, twayiriye, ni ikiribwa cyiza, yaratureze. Nibyo, ni byiza, nta nubwo uyu munsi turi buvuge ko tutazarya avoka, ariko tuzamenya kuyirya, turamenya kuyirya neza kugira ngo ibashe kugirira umubiri wacu akamaro. Muri kumwe rero nk'uko bisanzwe na nutritioniste diététicienne Anastasie. Tugiye kuganira rero ku biribwa bitandukanye tutagomba kuvanga na avoka, bitewe n'uko bitera ibibazo bitandukanye. Tudatinze, ikiribwa cya mbere tutagomba kuvanga na avoka ni ibishyimbo. Ibishyimbo ndatekereza ko umuntu ubyumvishe wese yibajije ati se ko ariko nabigenzaga, kandi se ko ntacyo nabaye, cyangwa se hari uko wajyaga ubyumva ariko ntuhuze iyo mvange wakoze n'ibirimo kukubaho. Mu biribwa rero ugomba kwitondera kuvanga na avoka harimo ibishyimbo, bitewe n'uko ibishyimbo bikungahaye ku byubaka umubiri, aho garama 100 z'ibishyimbo zibamo proteine garama 20. Ikindi, ibishyimbo bigira icyo bita fibre z'ibishyimbo ziri fermentescible, ni ukuvuga ngo amabakiteri yo mu mara ashobora kuzifermenta, hanyuma bigatera ikibazo. Iyo twavanze na avoka ikungahaye cyane ku mavuta, aho usanga garama 100 za avoka harimo amavuta angana na garama 20. Ayo mavuta ya avoka kuyagogora asaba umwanya, ndetse n'igogora ry'amaproteine yo mu bishyimbo nayo asaba umwanya, bigatuma digestion cyangwa igogora ritinda cyane, hanyuma bikaza gutuma habaho fermentation, bigatuma umuntu agira amagaze, akabyimba mu nda. Ibyo ngibyo bigatuma umuntu ashobora kugira deséquilibre, cyangwa se hakaza umujagararo muri microbiote yo mu mara. Ni uruhererekane cyangwa se ni urusobe rw'amabakiteri arimo amwe atuma ubuzima bwacu bumera neza. Hari intungamubiri akora, hari n'ibindi byinshi arinda, izo bakiteri zirinda. Rero hari igihe bituma hazamo umujagararo igihe wariye ibishyimbo hamwe na avoka. Akenshi na kenshi umuntu iyo yayiriye, hari igihe wumva mu nda habyimbye, digestion yawe ukumva yatinze, igogora ukumva ryatinze, ukibaza utese byagenze bite, ntubashe kumenya ngo ni iki cyaguteye kugira icyo kibazo. Aha rero ubimenye ngo avoka ntabwo ari byiza kuyivanga n'ibishyimbo. Ushobora kuvanga ibishyimbo na quinoa cyangwa se ukayivanga na amaranth. Ibyo ngibyo usanga byo nta kibazo biteje, bitewe n'uko ibyo biribwa byombi uko bigogorwa bitabangamirana, kandi n'igogora ryabyo ntiribe rikererwa. Ikindi kiribwa cya kabiri ugomba kwitondera kuvanga na avoka ni amata ndetse n'ibiyakomokaho. Ahangaha iyo umuntu ariye avoka irimo amavuta menshi nk'uko twabibonye, igogora ryayo rikorerwa muri miliye iri alcale, ntago iba ikeneye acide nyinshi kugira ngo igogorwe neza. Hanyuma amata yo proteine zayo cyangwa ibyubaka umubiri byayo bikenera cyane umusemburo wa pepsine. Uwo musemburo ukaba uba muri miliye iri acide. Ubwo nuvuga ngo amaproteine yo mu mata agogorerwa ahantu
hari acide, mu gihe amavuta yo muri avoka asaba ko miliye iba ari alikare. Iyo mvange rero ituma mu gifu hazamo acide nyinshi, bigatuma igogora rigenda nabi, hanyuma hakabaho kompoze zishobora gutuma umubiri ugira inflammation, cyane cyane inflammation ziganisha ku mwijima iyo ibyo bintu bikorwa mu gihe kirekire. Ikindi nanone iyo digestion itagenze neza, umuntu yumva mu nda yabyimbye, akumva aremerewe, ndetse hakabaho production de gaz. Ahangaha ni ukuvuga za proteine zitagogowe neza, iyo zigeze mu mara habamo bagiteri zitera putrefaction. Izo bagiteri zigatuma habaho kubyimba cyane mu nda. Ibyo rero nabyo bikaba bifite ingaruka mbi ku mwijima wacu, kuko bishobora gutuma umuntu agira indwara za inflammation y'umwijima ziri chronique, ugasanga udashobora kubihuza n'uburyo ugenda uvanga cyangwa se wasosiya ibiryo mu magaburo yawe ya buri munsi. Cyane cyane hano nyine turi kwibanda kuri avoka. Impamvu twayivuzeho, ni ikiribwa cyiza, ni ikiribwa turaza kubibona ku musozo, uburyo twakivanga, ni ibihe biribwa twakivanga kugira ngo kitugirire umumaro. Ni ikiribwa cyiza, ariko uko ukihuje n'ibiryo bitajyanye biteza akaga, aho kugira ngo bibe iby'umumaro ku mubiri wacu. Ikiribwa cya gatatu utagomba kuvanga na avoka ni inyama z'umutuku. Iyo uvanze inyama z'umutuku na avoka, nanone ibi byose bifitemo amavuta menshi. Ibyo bintu bitera sirishaje cyangwa se bikaremerera igogora, cyane cyane umwijima urahagorerwa, bigatuma rero donc umubiri uvubura bile nyinshi na lipaze nyinshi. Ibyo bigashobora gutuma umuntu agira utubuye mu gasabo k'indurwe, bitewe n'uko gakora kakananirwa ndetse kakavubura bile nyinshi, kugeza ubwo kuyisohora cyangwa se yandurwe kagenda kananirwa, kakajya gakora buhoro, ya bile igatindamo. Uko itinda niko ishobora kugenda ikora utubuye tuzateza ibibazo mu minsi iri imbere. Ndatekereza ko utigeze wibaza ko ushobora kuba waragize ikibazo cy'utubuye muri vesicule biliaire byaraturutse ku buryo wagiye uvanga ibiryo bidakwiriye kuvangwa. Ikindi kiribwa cya kane udakwiriye kuvanga na avoka ni inyanya. Murabizi abantu benshi bakunda kurya agasalade karimo inyanya, igitunguru ndetse na avoka, ndetse umuntu rwose akumva yakoze ibintu by'igitangaza. Nibyo rwose, niko twari tubizi, niko twamye tubivuga, ariko uyu munsi ubushakashatsi butwereka ibihabanye n'ibyo ngibyo. Akenshi tomate zifitemo acide citrique, zikagiramo na acide malique. Rero iyo nimiriye ituma iyo ibyo biribwa bifite acide, igifu nacyo gikenera kuvubura acide nyinshi. Nk'uko twabibonye, avoka yo ntabwo ikeneye imiriye acide kugira ngo ishobore kugogorwa. Ibi ngibi rero bishobora kongera ibyago byo kurwara gastrite, bitewe n'uko umubiri ukomeza kurwana no kuvubura imvubura. Ushaka ko ugira equilibre muri ibyo bintu byombi, ugasanga urakoresha acide nyinshi, ibyo bikaba byexposa umuntu kurwara gastrite. Kuvanga inyanya na avoka rero akaba atari byiza ku bantu cyane cyane barengeje imyaka 40, bitewe n'uko ku myaka 40 ubwirinzi bw'igifu bukoresha produit yitwa misine, cyangwa se uburyo igifu kivubura uwo musemburo wa misine. Misine irinda igifu kwangizwa na acide. Rero iyo acide ibaye nyinshi, bitewe no kugabanuka kuriya musemburo ku bantu barengeje imyaka 40, bituma kunyunyuzwa kw'intungamubiri nka feri ndetse na vitamine B12 ushobora kugira carence yayo, kuko muri iyo miriye imeze gutyo ntago izo vitamine zibasha kunyunyuzwa neza. Ahangaha tukaba dusobanukirwa n'impamvu rimwe na rimwe abantu benshi usanga ko bita ku bintu byo kwita kuri regime, bakarya neza, rimwe na rimwe usanga bagize ibibazo byo kubura intungamubiri zimwe na zimwe, bitewe n'uburyo
baba bagiye bavanga ibiribwa mu buryo butandukanye. Tubyibuke siyanse igenda ivumbura ibintu bitandukanye mu nzego zitandukanye, mu buzima, mu bucuruzi, mu ikoranabuhanga n'ahandi henshi, mu mirire rero no mu buvuzi naho hagenda havumburwa ibintu bitandukanye. Ntutekereze ngo twamye tubikora cyangwa se ko nabikoze kuva kera ko ntacyo nabaye, ariko ndabizi neza uko tubivuga ko hariho umuntu nawe wiyumvishe yuko akenshi iyo yavanze iyo mvange yumva bitameze neza, ndetse usanga abantu kenshi bavuga ngo avoka ntago nyirya intera ikirungurira, avoka ntago nyivanga n'ibi, iyo mbiriye bintera ikirungurira. Akenshi ibyo uvuga nibyo, gusa rimwe na rimwe ikiba cyabiteye ntabwo ari avoka ubwayo, ahubwo nicyo nanone wayivanze nabyo. Dushobora no kuvuga ngo kuvanga ibishyimbo na avoka nabyo biteza ikibazo. Rero udahereye kuri avoka ugahera ku bishyimbo, iyo nariye ibishyimbo nariye na avoka bintera ikibazo. Ntusange urutoki warutunze avoka. Rero rimwe na rimwe hari igihe abantu benshi batinya kuyirya kuko kandi ibyo bintu baba baragiye babibona biba ari n'ukuri. Rero nagira nkubwire ngo ushobora kurwara ukagira igifu cya gastrite bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo wavanzemo avoka n'ibyo utagomba kuyivanga nabyo, cyangwa se ukaba wayivanze nyine n'ibyo bidakwiriye nk'inyanya, ugasanga ugize karanse ya feri na vitamine B12 kubera ko wabivanze mu buryo bidakwiriye kuvangwamo. Ushaka kurya avoka rero wayivanga na leti, wayivanga na kokombure, aho ngaho nta kibazo yatera ushaka gukoresha kuri salade, ariko ntukajye uyivanga n'inyanya. Uhereye uyu munsi umenye aya makuru kuko bishobora guhindura ubuzima bwawe. Hari igihe muganga yaraguhaye imiti, buri gihe bakaguha imiti yo kugabanya acide mu gifu, ejo bakaguhindurira uwundi, bakaguhindurira, ugasanga nta kintu biri gutanga. Ariko nanone wibuke yuko icyo nacyo ari ingenzi cyane, ari nayo mpamvu ubuvuzi bwa rusange buba bukwiriye kujyana n'imirire kugira ngo tubashe gufasha abatugana kurushaho. Ikiribwa rero tugiye gukurikizaho utagomba kuvanga na avoka ni amagi. Amagi afite ibyubaka umubiri biri complexe cyane, bisaba yuko umuntu abirya hakiri kare, akabirya akenshi ari na byonyine kugira ngo umubiri ubashe kubigogora bikwiriye. Akenshi iyo tubivanze na avoka usanga igogora ritinda cyane, bigatuma habaho amabagiteri ahindura donc muri iyo digestion igorana cyangwa iryo gogora ritinda, bigatuma habaho guproduiza za bagiteri zituma microbiote yacu yo mu mara ihindagurika, ugasanga aho kugira ngo ifashe ubwirinzi bw'umubiri biba impamvu yo kongera inflammation, cyane cyane inflammation zibasira umwijima. Rero hari igihe uburya neza ariko ukibaza uti se kuki buri gihe mba mfite ibintu bya inflammation, kuki buri gihe bambona na coefficient ya inflammation iri hejuru uko ngiye gukoresha ibizami? Akenshi na kenshi rero bishobora no guterwa n'iyo mpamvu uba udakeka yuko ishobora guteza ikibazo kingana gutyo. Ikindi ugomba kwirinda kuvanga na avoka ni alcool. Niba wanyweye inzoga ugomba kwirinda kurya avoka, kuko alcool kugira ngo umubiri uyisohore mu maraso, isohoke ive mu mubiri, bisaba umwijima, imbaraga nyinshi. Twabonye nanone yuko ya mavuta yo muri avoka nayo asaba akazi umwijima katari gatoya. Rero iyo ubihurije hamwe bituma unaniza cyane umwijima, bityo bigatuma ushobora gutebutsa kurwara indwara y'umwijima uriho ibinure, icyo bita fatty liver cyangwa se steatose hepatique. Ibindi ugomba kwirinda kuvanga na avoka ni za noix zitandukanye. Abantu kenshi usanga batekereza ko kurya neza ari ukuvanga amanwa atandukanye. Ahangaha twavuga ukuvanga avoka na macadamia, avoka na amande, avoka n'ubunyobwa, avoka na cashew. Ibyo bintu nanone ntago bivangwa. Noix nyinshi zikungahaye ku binyamavuta,
kongeraho rero ibyavoka iyo uhora ukora iyo migenzereze cyane n'ubundi birangiza unanije umwijima wawe. Bona naho waba utekereza yuko nubwo waba utekereza yuko nuwa ari nziza cyane ku buzima bwacu. Ibi ngibi rero bituma vesicule biliaire ikora cyane, ka gasabo k'indurwe karakora cyane, kandi twabonye ko uko gakora cyane gashobora kunanirwa, maze uburyo karekura bile ngo imanuke ijye mu mara ibashe gufasha gukora emulsion y'ibinure bigeze mu mara, bikagira gute, bikagorana, kayirekura gahoro gahoro, bikarangira ya bile ishobora kwikristaliza ikabamo utubuye, ari two ujya wumva umuntu yagiye agaca muri ecography bakamubwira bati ufite amabuye mu gasabo kawe k'indurwe. Akenshi rero bishobora guterwa n'iyo migenzereze itandukanye. Rimwe na rimwe tuba tubikora tuzi ko ari ibintu byiza, ari ibintu bisanzwe, nyamara atari ko bimeze. Niba rero ushaka kurya noix neza, noix ushobora kuzirya zonyine, cyangwa se avoka washaka kuyirya ukayirya uyirishije izindi, iri kumwe n'izindi mbuto, nk'urugero nk'umuneke cyangwa se pome cyangwa se poire. Ariko avoka ntuyivange niba wifuza kuyivanga n'ibindi bintu, wenda urashaka gufata akantu ko kwica inzara mu mugoroba, icyo gihe wafata avoka wayirya n'umuneke, aho kugira ngo uyivange na za noix zitandukanye. Ikindi nanone ugomba kwirinda kuvanga na avoka, cyane cyane abantu benshi baragikora, twese tugihuriyeho. N'uwaba atabikora uyu munsi wenda yaba yarabimenya akabyirinda, ariko twese tubwizanye ukuri, nta muntu mu buzima bwe waba atarigeze afata avoka ngo ashyire ku mugati. Ni ukuvuga avoka n'amafarini ari rafine, cyane nk'amafarini akorwamo imigati, hariyo bakoramo ubugari butandukanye. Ariya mafarini rero hari rafine cyane, yaciye mu nganda vanwaho twa dushishwa n'ibindi, ariya kuyavanga na avoka ntabwo ari byiza. Nk'uko twabibonye, avoka kugira ngo igogorwe ikenera lipaze na bile, hanyuma ariya mafarini harimo amasukari na za mido nyinshi akenera za miraze kugira ngo abashe kugogorwa neza, hanyuma ashobore kugirira umubiri wacu akamaro. Rero akenshi na kenshi ibi ngibi bituma digestion igenda nabi mu gifu, hanyuma ibinyamasukari bitagogowe uko bikwiriye iyo bigeze mu mara, amabagiteri harabiferimanta, bigashobora gutuma habaho hakabaho production ya gaze nyinshi, umuntu akumva yabyimbye. Ikindi nanone bigatuma umuntu yumva ananiwe, akumva aremerewe. Ibyo bintu rero nanone abantu benshi babyibonaho. Ibyo byose biganisha mu gutuma umwijima ushobora kurwara inflammation mu bihe bitandukanye, cyangwa se mu buryo busa naho buhoraho. Nanone hari abantu bakunda kurya avoka bakayivanga na fromage. Fromage afine ntabwo ari nziza kuyivanga na avoka, kubera ko ifite graisse cyangwa se ibinure byayo byitwa ko biri satire, mu gihe ibinure bya avoka biri insatire. Ibyo binure byombi rero kubihuriza hamwe mu gifu binaniza igifu cyane. Ikindi nanone bikananiza ya vesicule biliaire. Ikibaho cyane nuko muri fromage afine habamo ikinyabutabire cyitwa tiramine. Iyo tiramine rero iyo ihuye n'amagrese ya avoka ishobora gutuma umuntu umuvuduko w'amaraso ujya hejuru. Ikindi akumva akarwara migraine, ni ukuvuga umutwe w'uruhande rumwe, akumva ananiwe buri gihe, akumva acitse intege. Ibyo bintu rero bigashobora gutuma umuntu agira indwara z'umwijima ziri chronique. Kenshi na kenshi bakuvura niba batakubajije ukuntu urya, ibyo uhuza ku ifunguro ryawe bakakuvura, bagahora bakuvura ntukire bitewe n'iki n'ibintu uvanga, ubona ko ari byiza ariko nyamara ari akaga ku buzima bwawe.
Indi kombinezo ya nyuma cyangwa se ukundi kuvanga tugomba kwirinda ni ukuvanga avoka na fruit acide. Fruit acide twavuga ibinyomoro, twavuga indimu, twavuga ama oranje, twavuga inanasi, hari n'izindi nyinshi. Izo fruit ntabwo zivangwa na avoka. Mubwire ko avoka wayivanga n'ipapayi, wayivanga n'umuneke, wayivanga na pome na poire, izo fruit bikagenda neza, ariko nabwo ntuvangemo imbuto nyinshi zindi, ahubwo nazo zikaba nkeya kugira ngo umubiri ubashe kuzikoresha uko bikwiriye. Rero wowe uduteze amatwi muri aka kanya, wumvishe yuko hari igihe wajyaga uvanga ibiryo nyuma ukumva waguwe nabi ntubashe kumenya icyaba cyabiteye, ugerageze urebe kandi uzaduhe n'ubuhamya, utubwire uko byagenze umaze kuvangura ibyo bintu. Ibi ngibi turabivuga kubera experience ndetse kandi mu kazi, kubera ko akenshi na kenshi iyo umukiriya wawe akubwira ukuntu abigenza, akubwira ukuntu arya, kandi koko ukabibona ko mu rugendo mugendanye hari byinshi yagezeho, hari byinshi byahindutse, hari ibyari bimubangamiye mu buzima byagiye bijya ku murongo, ariko agakomeza kuvuga ati ariko rero acide yanjye yo mu gifu rwose ntabwo igabanuka. Ni ukubera iki? Kandi ibintu byose mbikora neza. Hanyuma mwakwicara mukarambya, mugahera ku kintu ku kindi, ugasanga ko hari ibintu yagiye avanga bikagira gute, bigateza ikibazo cyo kugira acide nyinshi mu gifu, cyo guhora yumva abyimbye mu nda. Hari abantu rwose bayirya buri munsi, bayifata nka super aliment. Nibyo ni nziza, ntabwo uyu munsi twavuze ko tutazarya avoka. Avoka ni nziza ku buzima bwacu, ifite byinshi byinshi cyane idufasha, ariko tumenye kuyivanga n'ibijyana nayo, kandi tumenye n'igihe cyiza cyo kuyirya. Ibyiza ni ku manywa kurusha uko wayirya nijoro, kandi na mu gitondo ushobora kuyirya ariko ukaba wayivanze n'ibiribwa bikwiriye. Rero niba waduteze amatwi, birumvikana yuko ushobora kuba hari icyo wungutse, ugerageze gusangiza n'abandi ku bumenyi wungutse muri iki kiganiro, kandi ikirutaho turusheho kuboneza imirire yacu, turushaho kugenda dushyira mu bikorwa inama tuba twagiye tubona zitandukanye. Akenshi na kenshi rero nyuma y'uko umuntu asobanuye bya biribwa, akabasha kuvuga ati okay, bambwiye yuko ibi ngibi ko bivanga bishobora kuba biteza ikibazo, akenshi na kenshi tubona yuko koko cya kibazo gikemuka. Aha nanone nakwibutsa abatwumva yuko kimwe nanone mu bintu bishobora gutuma igogora ryacu rigenda nabi, uretse kuvanga avoka n'ibiribwa idakwiye kuvangwa nabyo, kurya vuba vuba nabyo bishobora kuba intandaro ikomeye yo kurwara gastrite, kumva umuntu abyimbye mu nda, akagira baronoma, bitewe n'uko iyo umuntu ariye vuba vuba ntagogora neza. Icyo ngicyo nacyo nacyongeraho, kuko ushobora kuvuga uti ngiye kubihindura, ngiye kubigenza neza, najyaga nyishyira hano mu gitondo nkayihuza n'ibi n'ibi, noneho ushobora gufata undi mwanya ukaza kuyirya utayivanze, n'ibituma yabasha kubangamira ubuzima bwawe. Hanyuma rero ugerageze guhindura, uzabona yuko hazabamo impinduka nziza. Ariko nubwo wahindura, ariko ukirya vuba vuba, ya migirire ushobora kuvuga uti barambeshye, kandi bari barambwiye yuko nimbigira gutya bizagenda neza. Iyo ukirya vuba vuba nanone, kombinezo wakora izo arizo zose nziza zishoboka, usanga ari ikibazo, kubera yuko ibyo wahereje igifu ntabwo gishobora kubikora rwose bitakigoye. Ibyo ngibyo rero biracyangiza cyane, bigatuma umuntu ahorana gastrite ivurwa ntikire, ugasanga baraguha imiti myinshi, baraguhindurira, ejo baguhinduriye, ariko ikibazo kigakomeza kikaba ingorabahizi. Rero niba urya vuba vuba, icyo nacyo kirinde. Nicyo twakongera ku byo tumaze kuvuga, kugira ngo dushobore kugira igogora ryiza. Ndabizi neza ko abantu benshi barwaye igifu, cyangwa se abantu benshi bagira igogora ritameze neza, bashobora
bashobora kuba bavanga iki kiribwa tumaze kuvuga cya avoka mu buryo budakwiriye. Rero uyu munsi turabimenye, uyu munsi twabyungutse, turushaho kugerageza kubikora neza kugira ngo ibiryo turya bibe iby'umumaro, aho kugira ngo bidutere umuze mu gihe twebwe twibwiraga ko turimo kurya neza. Kwiga rero ni uguhozaho, ntago turakiga ntago turabirangiza, hari n'ibindi bintu byinshi bitavangwa tuzabona mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ujye ugumana natwe kugira ngo urusheho kunguka ubumenyi mu bijyanye n'imirire muri La Pervenche, kuko ubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza, niyo ntego yacu.